Muraho neza abakunzi ba BTM TV, uyu munsi ndabashuhuje. Nababwira wenda ukuntu umunsi wanjye wiriwe. Nabanje kwiga Bibiliya nk'uko mbikomeje, nize ibitabo 5, nabyigishijwe n'ufite televiziyo yitwa Amavuta TV. Ibyo bitabo 5, igitabo cya mbere Bibiliya ivuga ni iki ngiki, ngo mu muzingo w'igitabo niko handitswe. Iki ni igitabo cyahumetswe n'Imana. Iki gitabo rero ibyanditswe birimo byose byahumetswe n'Imana. Kuba ugifite nanjye ngifite tutararangiza kugisoma ni ikibazo gikomeye. Ikindi gitabo nize ni igitabo twandikwamo, igitabo cy'Imana nyine, igitabo cy'ubugingo twandikwamo. Tuvuka turi muri icyo gitabo, ni twebwe tukikuramo. Iyo ukoze ibyaha icyo gitabo ukikuramo, iyo ukoze neza ukigumamo. Icyo gitabo rero cy'ubugingo, na mbere kera bagikurikiza amategeko, nta muntu n'umwe wigeze uvuka, nta wabayeho, nta n'uzabaho utanditse muri icyo gitabo cy'ubugingo. Igitabo cya gatatu ni igitabo cy'ubugingo cy'umwana w'Imana. Icyo gitabo kugira ngo tukijyemo ni uko tuba twemeye ko Yesu Kristo ari we nzira n'ukuri n'ubugingo. Igitabo cya 4 ni igitabo cyandikwamo ubuzima bwanjye bwa buri munsi. Kuva mvutse icyo gitabo kirimo ubuzima bwanjye bwa buri munsi. Uwo munsi mvuka, nimba naronse, nimba mama yarampindukije, ibyo bintu byose biranditse. Niyo mpamvu aho ho nahagira ubwoba cyane. Nimba ukoze iki, urumva nacyo kirandikwa muri icyo gitabo cy'ubuzima. Niyo mpamvu agakwiye kureba ibintu ukora buri munsi, ibintu ukora buri munsi. Umunsi bizagaragara, umunsi bazabumbura icyo gitabo cy'ubuzima bwawe, cyaba bakabumbura cyane, uzakibona ute? Yesu Kristo yongere kutubabarira ibicumuro byose twakoze tutaramenya ukuri. Ikindi gitabo rero ni igitabo cya 5. Tumaze kubona ibitabo 4. Igitabo cya 5 cy'ubugingo. Igitabo cya 5 ni igitabo cyandikwamo ibirego Satani ajya kukureka. Ntiwamubonye wa muntu wiyise umuntu w'Imana, ntiwamubonye, reba ibintu yakoze. Nibyo bitabo 5 nize, nabyigishijwe n'umuntu. Icyo kiganiro cyari kiri kuri Zaburi nshya, ariko umuntu ukigisha yitwa Joel. Televiziyo yiwe cyangwa YouTube channel yiwe yitwa Amavuta TV. Arimo umwuka w'Imana pe. Ni umwe mu bantu barimo umwuka w'Imana muri iyi minsi barimo kumfasha. Imana imuha umugisha. Ndumva aricyo nabagezaho uyu munsi. Murabeho cyane. Yesu abaha umugisha. Amen.